turabasuhuje bakunzi ba radiyo na televiziyo Ikamba. Tukaba tugiye rero kuganira mu kiganiro cyacu cya musanzwe mumenyereye cyo kuwa kabiri aho tuganira kuri gakondo yacu, gakondo y'abanyarwanda. Nibaze ni begere hafi tuganire turebe ko twavuga ibyacu nyine wa mugani wawe, dore ko bidashira ariko bundi burabishize ntibyaba ari n'ikibazo. Nugusubukura nuguhora gusubukura da aravuga ati tubakurikiye bucece kuko dukomye gato batunywa nk'amazi. Gusa mfite icyizere cy'uko hari igihe kizagera abanyarwanda tukirwanaho, kandi byararangiye. Mugire amahoro, urakoze cyane rwose. Nimukurikire bucece, mubwire n'abandi baje bucece. Turabizi ko babagotomera nka cyabyera, ahubwo buriya ko buriya babagotomeye nk'amazi hari igihe yabanika, babagotomera nka byeri. Ubwo rero mukomeze mwihangane, turabizi, ariko nta mvura idahita. Agatsiko k'abavantara gakomeje kubuza abanyarwanda ubwisanzure no kuvuga icyo batekereza ndetse no kumva icyo bifuza. Ababigerageje murabizi aho bari, bacyuma, bariya ba umubavu, bariya bose bagiye bafungwa, Basengimana nyine bagiye bafungwa bazira kugira ngo babwire abanyarwanda. Ikigutangaza ni uko byinshi cyuma yazize agatsiko kabirekipeye, ariko kakaba karimo kubivuga uko kashatse. Ibinyamakuru bya Kigali biraza bigafata abantu bigashaka kwigana inkuru nk'izo cyuma yakoraga, ariko kuko baba ari ibintu batekinitse bakabisoza bavuga ngo turasaba nyakubahwa perezida wa repubulika aze kudutabara, nyakubahwa Kagame aze kudutabara, aze kudufasha uru rugamba turimo. Nyakubahwa Kagame rero ntawe mwikwigora, Kagame ntawe mubona, nta nubwo azigera aza kubatabara. Igihe cye cyararangiye, igihe cya Kagame cyararangiye. Mukomeze muhamagare, ariko ameze nka ya mana, za mana z'ibigirwamana ngo zifite amatwi ariko ntizumve, zikagira amaso ariko ntizibona. Muzabibona bishushanyije bibwatare, hari izahabu nziza ariko kikaba kitahumbya cyangwa ngo cyumve ibyo kibwiye. Ibyo rero niko Kagame ameze muri iyi minsi. Mwikomeza guta igihe cyanyu. Rero tuboneyeho gusuhuza abakunzi bacu bari mu magereza hirya no hino, turabasuhuje nyine duhereye kuri ba cyuma, abo ngabo ba Karasira, ba Idamange, bariya bakunzi bacu ba Umubavu TV n'abandi bose b'impirimbanyi zishaka, bakoraga akazi nk'aka turimo gukora ko gukangura abanyarwanda no kwereka abanyarwanda uko na ba Rashidi, kwereka abanyarwanda uko bagomba kwitwara, cyangwa se uko leta igomba kubafata. Ariko byarangiye agatsiko k'abavantara kabafashe kakabakubita muri mabuso, arangiza kakaba cecekesha. Turabihanganishije bavandimwe, turabizi ko bitoroshye mu magereza y'aho ngaho. Bamwe bwari ubwa kabiri muyasubiyemo, abandi ari nk'ubwa gatatu ahari, ariko FPR igimenya ko burari ubuzima bw'umwana w'umunyarwanda ibirimo kwangiza. Ifashe umuntu ikamukubita imyaka 5 yicaye muri la prison, muri biriya bihome byabo, nta kosa yakoze, nta cyaha yakoze, ibimutesheje umurongo, ibimutesheje ubuzima. Ariko mu by'ukuri nta gitangaza kirimo, kuko nicyo cyayizanye ni ugufata umusope wabaga mu Rwanda uwo ari wese, bakamutesha line, bakamutesha umurongo, bakamutesha ibye, bakamutesha umutwe, kugeza igihe hasigaye nyine abagatsiko bagashize, wa mugani wa Sankara, akaba ari bo batekereza, akaba ari bo batekerereza igihugu, akaba ari bo basohokera igihugu, akaba ari nabo bantu beza nyine bagomba kugaragara imbere y'abanyarwanda n'isi muri rusange. Twabahoze mu gihugu rero tukajya muri prison, abandi tukicwa, abandi tugahunga, abandi tukitwa interahamwe, abandi tukitwa abagizi ba nabi. Nuko nguko bigomba kugenda ku ngoma ya FPR. Ubwo rero turi mu bihe bitoroshye, turi mu bihe by'ubutayu. Abanyarwanda tugomba
kumenya uko tubyitwaramo. FPR yinjira mu gihugu ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu 1990. Iyi tariki ntimukayibagirwe n'umunsi n'umwe. FPR yaje yizeza abanyarwanda isi n'ijuru ko igiye guhindura ibintu, ubukungu bugiye kwiyongera n'ibindi n'ibindi n'ibindi, ariko ntabyo twabonye.